ibikorwa uri gukora buri munsi bikaba biri kwangiza ubuzima bwawe utabizi, ibikorwa bigabanya imyaka uzamara ku isi. Ni gute ingingo itagushishikaza? Ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Turi Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi, birihutirwa. Umuntu abaye ari uwibwiza ukuri, yakwiyemerera ko buri wese muri twe arangwa n'imico yongera ibyago byo gupfa buri munsi. Urupfu ruteye ubwoba, ntawe utabyemera. Nkubwiye ngo ntuzanywe itabi, ngo jya ukora siporo urye neza, ibyo wakumva ari ibisanzwe, nta gashya nkubwiye. Gusa hari ibindi, bimwe mu bikorwa benshi dufata nk'ibisanzwe bishobora gutuma utazaramba ku isi. Reka turebere hamwe iyi mico. Ujya wirirwa mu nzu? Niba ari yego, ku cyumweru ninjya gusenga nzagusabira. Hari ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwawe iyo utagira hanze y'inzu. Bimwe muri ibyo ntabwo ari ibintu byiza wakishimira. Kumara amasaha menshi mu nzu ntabwo ari ibintu byiza ku buzima. Usibye kuba byongera ibyago byo gupfa, bivuga ko umwuka wo guhumeka uboneka mu nzu, mu mazu yacu, uba wanduye kurusha uwo tubona hanze. Umuntu umara amasaha menshi mu nzu amara amasaha menshi nta rumuri rw'izuba abona. Iki ibyo bivuze, ibi bituma atabona vitamine D ihagije mu mubiri, amagufwa ye cyangwa se yawe aroroha, ndetse bikangiza uburyo usinziramo. Ibitotsi, ibi byose ni ibintu bikwica gahoro gahoro. Gusa hari ikindi kintu dukora kandi tunifuza turi benshi: kwicara hamwe igihe kirekire. Ninde utarigeze yifuza gukorera mu biro? Aya ni amakuru mabi ku bantu benshi bamara umwanya bicaye mu kazi, ku buryo hari n'abavuga ko gushaka ameza abasaba gukora bahagaze, cyangwa se kujya bafata akaruhuko buri minota runaka ishize bicaye, ko iba ari ibintu byiza byabafasha cyangwa se byafasha abantu nk'aba. Abantu bakora akazi gasaba kuba bicaye, ntabwo wabyizera. Gusa kwicara igihe kirekire ni ukuri bigira ingaruka ku buzima bwawe. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko uramutse ugabanyije amasaha umara wicaye buri munsi ukayashyira ku masaha ari hasi ya3, ibi bintu bishobora kongera imyaka 2 ku buzima bwawe uzamara ku isi. Nk'ubu kugabanya amasaha umara ureba televiziyo ukayashyira hasi y'amasaha 2, munsi y'amasaha 2 ku munsi, byakongerera imyaka 1 cyangwa se 1.4 ku buzima uzamara ku isi. Uretse ibyo ariko, gusinzira amasaha make mu ijoro biri kukwangiza utabizi. Niba buri gihe uryama amasaha ari hasi ya5 buri joro, ikigero cyawe cy'amahirwe akwerekeza ku rupfu kiri kuzamuka, kiri hejuru y'umuntu uryamira. Aya ni amahirwe matindi. Gusa no gusinzira cyane, ibi nabyo ntabwo ari byiza ku buzima. Reka turebe kubera iki. Kuryamira buri gihe, nk'ubu umuntu nibura umara amasaha 9 cyangwa se arenga 9 mu buriri, uko ni nako nawe ibyago bye byo kurwara diabete cyangwa se indwara y'umutima biba byiyongera, bityo gupfa nabyo bikakwiyegereza cyangwa se bikamwiyegereza hafi, kandi imburagihe bikazira imburagihe. Hari abandi abantu batazi gucunga amafaranga yabo. Uko umuntu atita ku buryo atakaza amafaranga ye, niko bimusaba imyaka myinshi nk'inyishyu. Imyaka ye biroroshye kubyumva. Uko ukoresha ubukungu bwawe neza n'ukwitonda kwinshi, ibintu byiza ku buzima bwawe. Nyamara ibiri hirya y'ibyo ni bibi ku buzima bwawe, cyane cyane bw'umutima. Ntabwo ari twese tubibasha, nyamara kugira konti y'ubwizigame y'ingoboka y'amafaranga, aho kuba ubuzima ushora amafaranga gusa, byonyine byagiye bigaragara ko bigabanya urwego n'ikigero cy'indwara y'umutima mu bakuze cyangwa se mu bantu bari mu zabukuru. Nawe ujya useka cyane abantu banywa inzoga, ntuzongere guhera uyu munsi. Bivuga ko abantu batanywa inzoga baba bafite ibyago byo gupfa vuba kandi kare. Nyamara inzoga tuvuga si ubwoko bwose bw'inzoga, nta nubwo ari ukuzinywa nk'uwaziruzwe ngo unywe nyinshi. Nubikora gutyo, ibyo byo bizagutera izindi ngaruka zitari izo, ngo bizongera ibyago byawe byo kuba wapfa kare. Inzoga imwe rukumbi niyo yihariye kuri iyi ngingo: wine. Inzoga yo mu bwoko bwa wine isukura umubiri. Ikirahuri kimwe cyayo gikora ibitangaza mu mubiri nka wine itukura
bivuga ko irinda kwibagirwa by'ubusaza, ikarinda kubura ibitotsi by'ubusaza, ndetse ikarinda indwara y'umutima. Usibye ibyo inarinda indwara y'umuvuduko w'amaraso. Reka tuvuge ku nyama zitukura. Ntukarye inyama zitukura nyinshi. Ntacyo bitwaye kurya inyama kuri Noheri ndetse wasohotse n'inshuti zawe. Gusa nuzirya buri munsi hari amakuru atari meza. Kurya inyama buri munsi uba uzamura ibyago by'urupfu ku kigero cya 13%. Iyumvire nawe. Ni nuko bimera ku nyama zatunganyijwe mu nganda zirimo sosiso n'izindi bazana mu mashashi. Ibi bivuze ko guhindura ubwoko bw'inyama kenshi bitazagufasha cyane kuri iyi ngingo. Inyama y'inkoko niyo yonyine yakurokora kuri iki kintu. Nk'ubu bizwi ko inyama y'inkoko igabanya urupfu ku kigero cya 14%. Uko ni nako bimeze ku nyama y'ifi, kuko yo igabanya urupfu ku kigero cya 7%. Ariko mu bintu ukora byose buri munsi, ntukibagirwe koza amenyo. Isuku nke yo mu kanwa igira ahantu ihurira cyane n'indwara y'umutima. Wihinda mu buriri gutyo gusa, ukuramba kwawe ugombe kuba uri kugukoma mu nkokora. Iyo woza mu kanwa kawe bivanamo udukoko tubi dutera indwara kenshi tuba dutegereje kwisanga mu bice by'umubiri bitandukanye. Hari nka bumwe mu bushakashatsi bwagaragaje ko umuntu woza amenyo neza bihagije aba yongera ku myaka ye kubaho cyangwa se yo kuramba nibura imyaka 6.4 ku burambe azamara ku isi. Kubika umutwe muri telefone kuriya twese tubigenza, yewe nuko turi kubigenza tureba iki kiganiro, bigabanya imyaka uzamara ku isi. Ntabwo nkubwiye ngo ureke kureba iki kiganiro, gusa bitewe n'uburyo ukoreshamo telefone yawe wicayemo cyangwa se uryamyemo bigira ingaruka ku bihaha byawe. Reka tugendere ku bushakashatsi. Gukoresha telefone cyane ku banyeshuri biga muri kaminuza byagaragaje kugabanyuka cyangwa se kugabanyika kw'ikigero basinziriraho, bagiraga umunaniro ndetse bakiheba cyane. Iyo ukoresha telefone yawe wicara gute? Hari abantu nzi badakunda urusenda, nyamara hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu barya urusenda buri munsi bashobora kugabanya ibyago byabo byo gupfa ku kigero cya 14% ugereranyije n'abantu barya urusenda rimwe mu cyumweru. Hakorewe ubushakashatsi ku bantu barenga 500,000. Gusa ibi ntabwo ari ikibazo cyane nko kwicara mu modoka uri muri ambutiyaje. Ku bantu bafite ibinyabiziga ibi bahura nabyo cyane buri munsi. Ku bagabo n'abagore, gusa abagore nibo bagiraho cyangwa se bagirwaho ingaruka cyane n'ibi bintu. Abantu bakora ingendo ndende ntabwo bamara gusa umwanya munini bicaye, ahubwo ntibava naho bari niba ariko washaka kubivuga. Ubushakashatsi bwanditswe ku nyandiko American Journal of Preventive Medicine bwerekanye ko ibi bibangamira cyane uburyo umubiri ukora, uburyo umutima n'ibihaha bikora, ndetse no kwibika kw'ibinure. Gukina n'amagufwa yo mu muhogo, kumujyana ijosi hirya no hino utuntu tuvuga. Ibi niba warabikozeho ugomba kuba warikururaga urupfu utabizi. Ni bibi cyane. Hari abantu benshi bagiye babikora bakisanga baturikije umutsi utwara amaraso. Hari abantu bagiye babikora amaraso yabo akavurira mu mutsi. Ingaruka z'ibi zagiye ziba stroke cyangwa se guturika imitsi itwara amaraso mu bwonko. Kubaho buri gihe utishimye byongera ibyago by'urupfu. Ibyo ntabyo waruzi. Hano kuri iyi channel yanyu twakoze ikiganiro cyavugaga ku buryo wahora wishimye. Kutishima ni ibintu bisanzwe kuko ubuzima ni ibihe by'ibibazo gusa. Kumara imyaka myinshi turangwa n'agahinda bitwara ubuzima bwacu. Guhorana imbamutima mbi ntabwo wabirinda, gusa bitera umuhangayiko. Uko umuhangayiko wiyongera niko umuvuduko w'amaraso nawo uzamuka, umutima ugatera cyane, uko biba kenshi kandi byisubiramo. Ntabwo ari ibintu byiza ku buzima. Ntukagire ubwoba bw'urupfu. Biratangaje gusa uko utinya urupfu cyane ushobora kwisanga rwakujyanye ahubwo. Kubaho ufite umuhangayiko mwinshi ko uzapfa byibasira ubuzima bw'umuntu. Gusa hari amahirwe. Ntabwo ari abantu benshi bakunda kubyina, gusa byaba byiza ugiye ubyina. Kubyina umuziki bigaragara ko byongera iminsi yo kurama.
usibye kuba ari umwitozo ugorora umubiri, ni kimwe mu bintu bidufasha kubaho neza mu bandi. Abantu bakunda kuba mu bandi bararamba cyane kurusha abigunga. Umuntu aremwe ku buryo akunda kuba mu bandi, niyo mpamvu twisanga dukeneye guhuza n'abandi bantu kenshi. Hari ubushakashatsi bugera ku nyigo 148 bwerekanye ko abantu bakunda kuba hamwe n'abandi bagiye bagabanya ibyago byabo byo gupfa igihe kitageze, gupfira imburagihe ku kigero cya 50%. Kuba hafi y'abandi bantu, ibi bitwibutsa kudakunda kwiheza no kuba twenyine. Dusoza, bivuga ko kudafata ibya mu gitondo ari ikintu cyiza. Gutaruka rimwe na rimwe, guhagarika kurya mu gihe runaka ntabwo wakumva ukuntu ari byiza, dore uko bivugwa ko byongera ubuzima n'igihe uzamara ku isi. Nk'ubu byagaragaye ko kubyerekeye ibiro by'umubiri, kurya ndetse no gutaruka ifunguro bitanga itandukaniro, byongera iminsi yo kubaho, n'ubwo amakuru kuri iyi ngingo agikenewe. Ariko nanone inshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Telemontagne Rwanda. Ikiganiro naha tugisoreje. Ikiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiraho agatege ndusheho kubahereza ibiganiro, ndashyiramo agatege ibiganiro byiza byinshi bibigisha. Ku kirahuri cyawe wagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.